Yes alright, ushobora kuba wumvaga indirimbo utazi ubusobanuro bwayo, ijambo kurindi agasobanuye by William byose cyangwa umusore usa na Yesu. Kurikira wumva indirimbo bayise Siwezi, ni indirimbo ya Bahati Bukuku, indirimbo nziza cyane. Ese iyi ndirimbo iravuga iki? Ese niba wayumvaga ukaba utazi ikivuga, kurikira unayumve. Hakuno Fawazi yaciye umuntu inyuma, abuduse bimeze bita aho ngaho studio, ndakubona nawe gatanu ku kandi. Ni umusore usa na Yesu ndigarukiye, ati nimureke mbabwire icyo nahuye nacyo. Ese n'ibiki umugore yahuye nabyo? Kurikira unumve. Ati nawe reka mbabwire niki nabonye. Ese niki nabonye? Reka mbabwire icyo nabonye. Ati nari mfite inshuti imwe magara, mwumva inshuti mugira. Ati bwari iri mu buribwe uturuka uwo munsi irwaye. Unyumvira amagambo hakuno. Ati nagerageje kuba namusengera, ati naramusengeye ndamusabira, naramusabiye aho yari ari hose mu buribwe. Ati igihe cyanjye cyose nkimarana nawe, nkimara ndi kumwe nawe nta kintu nkora. Ati ubwo nashakaga hose hirya no hino kumushakira abaganga ntacyo byatangaga, nkajya hariya naho ngaho kugira ngo ntabare ubuzima bwe, ariko byose bibi by'ubusa. Ati gusa Imana si nk'abantu, buriya niyo yuzuye amashimwe. Reka mbabwire bimeze bite sasa. Ati buri ikintu gitangaje nuko nyuma na nyuma ariyo waje akagira uti agahinduka unci inyuma. Ati namushakiye abaganga, abapasiteri ngo bamusengere, mushakira abanyamasengesho ngo bamusengere, biragenda birakunda. Amaze gukira rero shahu, buri Imana si nk'umuntu iratwumva. Umva uko byagenze sasa. Ati ubwo navuganaga n'Imana yaranyumvishe, yumva ugusaba kwanjye. Ati kubera ko Imana bura ntabwo ari nk'abantu, iratwumva kandi yumva ibyo dufite byose ku mitima yacu. Ati gusa icyantangaje ni kimwe, nyuma y'ibyo byose nuko yaciye inyuma. Ese yamuciye inyuma gute? Kurikira wumve. Ati reba ibyo yanyituye, sadundi itakirashira hano Fawazi we yakabizu kamwe. Ati niwe wahindutse umwanzi wanjye, uwari inshuti yanjye narwaje ubuzima bwanjye bwose. Ati yarahindukiye araza mbere umwanzi, arimo arabwaniriza abagore bagenzi be. Ati impamvu rero mbabwiye, iri sadundi iri ngiri mureba ahangaha niryo ryabikoze, ntabwo nshobora kumubabarira. Nimekata, siwezi. Ati siwezi kabisa, I can't forget her. Ati I can't forgive her. Ati burange sinamubabarira, nta nubwo nanabyibagirwa ibyo yankoreye. Kurikira unumva amagambo. Ati ufite kumubabarira kubera ko Imana buriya iyo yakuzamuye irakuzamura. Ati nubwo abantu bakubabaza, ariko buriya Imana yakuzamira kuzamura. Ibyo umuntu avuze ni ukuri. Ati you must forgive her. Ati God buriya nyine Imana nyine, ati Imana buri ishobora kukubabarira ikakuzamura hahandi yumva ko yakurangije. Niko kuri. Nanjye buri abantera utwatsi mushaka ko njya down, ntabwo bizashoboka nshuti zanjye. Abdu komeza ubagezeho filime ku gihe nk'umu DJ Bizera. Trezor nawe ubagezeho filime ku gihe. Niko kuntu biba bimeze. Ese muragira ngo tuzajya hehe? Ko ninsubira mu ijuru njya gasobanuye kazagira Imana. Bimeze bite? Umusore usa na Yesu cyangwa William byose. Ati nimureke none mbabwira ibyo nahuye nabyo, amaso yanjye yabonye ni ibiki yabonye sasa. Kurikira wumve sasa ibyo yabonye ni ibiki hakuno. Yaje gushopinga hakuno mu duka mu supermarket. Ati dore nyagasani byabaye mbireba, isadunda ryasomye umugabo wabireba we. Umugabo arikanga hakuno, Faraja arikanga. Ati nukuri yambere ikigeragezo, yambere disaster kabisa. She has killed my children. Yarangije yica n'abana banjye. Uwo mugore ni wari kutubwira. Ati umugore yatumye njya mu kiriyo, akira mu gahinda, akira mu buribwe. Arangije yangereza mariage yanjye, arayica yose irarangira. Uwo nafashije, ati niyo mpamvu mvuza ngo, ati ndavuze ngo sinamubabarira. Ati I can't sinamubabarira. Ati uwo mwanzi, uwo nguwo ushaka kuntega imisumari ngo mpirime, ngewe William byose ntabwo bishoboka ko twamubabarira. Sibyo mwaba DJ mwe bo kwizerwa, mwubahwe kandi mukomere kabisa. Niko kuri. Uyu munsi rero abantu bikarukogo nabitsagiho, niyo mpamvu Major Logis nkagutuye. Ati nukuri ibyo nabonye byarambabaje. Ati nukuri kandi buriya ibyo byose uko bigenda bigahita
kurikira unarebe. Ati ni ukuri buriya ntabwo bizigera bihagarara mu ntekerezo, ni ukuri. Yes, you're right. Mbabwira ko ni 07803800. Nyuma y'aka karirimba ariko dukomezanya na filime. Bimeze bite bantu banje? Filime se bayise nguki? Bayise ngo nakamenye cecetse ntayo nkivuze. Bangweki. Abantu baho Karukogo mu Gisigara ndabasuhuje we. By'umwihariko abantu basiga inzara aho ngaho Karukogo ndababona neza cyane umunsi ku munsi. Iyo ngeze aho ngaho i Rubavu nibo bantu ba mbere mpabona, nkabona n'abantu bakeye cyane. Ni mu bagana ibintu byabo birakeye we, basiga inzara kandi babakorera kuri make. Naho ngaho hafi ya kontineri ya MTN ntabwo ugomba kubacika, ugomba kubabona. Right, bimeze bite? Ni imbere yo kwa Trezoro, imbere y'aho bokerwa amafu y'ubugari. Ese bimeze bite? Mambo vipi? Faraji Fawazi namwe aka gafilime kabagireho neza cyane. Shafi ku kibuga mpuzamahanga nawe ndakubona aho ngaho i Karukogo, aho mu byahi hajya ni Karukogo burara ni mu gafuka. Banyarubavu nabitayeho. Gusa sinakwibagirwa n'abantu bari hakuno mu Gatenga, abo nabo ndabasuhuje. Namwe mba mbabona mu ntera PC yo ndi muri studio, mba mbabona neza gatanu ku kandi. Na DJ Siaka we ko nari nakwibagiwe sha, erega narakwibagiwe. Si wese sha uniga amajwi yaje. Gatwikomereze n'indirimbo sasa, ukurikire wumva amagambo. Ako n'umugore akaza akitegereza umugore mugenzi we, ati buri ibintu byose bikujyana mu buribwe. Ndagira ngo ukurikire amagambo. Ati mani ibyo byose bikuraho abo bashaka kugutandukanya, abo banzi bawe bakava mu nzira bakajya kure yawe. Abo banzi bava mu nzira bakajya kure yanjye nanjye ubwanjye. Ati mana buriya kwitayeho icyambere kibaho, ikuraho ibyo byose byaguhangayikishaga, ibyo byose byaguteshaga umwanya wawe, bikagutesha umutwe. Ati kandi ikindi abo ngabo badashaka yuko wabaho, bashaka kuguteranya, ibakura mu nzira yawe. Kurikira amagambo. Indirimbo irimo amagambo shawe y'ubwenge. Niba ukunda rero kandi ukaba uzi neza ko wakunze, kunda uwawe wakunze wowe ubwawe, reka gukunda abandi bakunze, kuko icyo gihe uri muritesha umwanya, uri muritera igihe. Ese wa mugore urashaka guharika? Ese uharitse si umugore nka wawe mugenzi wawe? Bimeze bite? Simbabwiye nabi ariko nuzumva mubwiye nabi azihangane. Kandi namwe basore mwirinde gutendeka abana b'abakobwa, barabakunda we, namwe mugiye mubakunda. Jewe n'umusore usoma Yesu, ubwo ndangije kubasobanurira indirimbo yo kwisubirira mu ijuru iwacu, kuko ni naho nahoze, ni naho bazi ibyanjye, ni nabo bazi icyo nkeneye gukora. You're right, bimeze bite? Ati buriya Imana ishobora kuvugana nawe, mubabarire. Ati mubabarire, Imana izavugana nawe. Ikigabo hakuno cya Budu nyuma yaho cyakoreye bwombo giciye umugore inyuma, kirimo kiribaza kiricuza. Se bimeze bite? Isubu nzasubira gusariwe gute? Bimeze bite? You're right, reka tubonane mukanda.